Kubera iki Imana itaramenagura Satani? Imana ni nyir'ubutagatifu, itunganye kandi yanga ikibi. Ariko kuki Satani agihumeka? Kuki yemera ko umwanzi we ukomeye akomeza kubaho akazana imibabaro mu isi? Uwiteka afite imbaraga zose kandi yari ashobora kumukiza ubuzima mu ijambo rimwe gusa, ariko ntiyabikoze. Yaramuretse kubaho, yaramuretse ngo yibereho. Kubera iki? Nicyo kibazo tugiye gusubiza. Igisubizo si cyoroshye ariko kiragaragara neza muri Bibiliya. Uyu munsi uramenya impamvu Imana itarasenya cyangwa se itarica Satani cyangwa abamarayika baguye, kandi uzagira ubwenge bwimbitse ku mugambi w'Imana w'iteka ryose. Niba wizera Uwiteka, saba igitekerezo cyawe hasi kandi ntuzibagirwe kwiyandikisha kuri iyi channel yacu kugira ngo ukomeze kumva ibyahishuwe bikomeye. Mbere yo kuba umwanzi w'Imana, Satani yari umumarayika, ariko si umumarayika uwo ari we wese. Imana yashatse gukora ikintu kidasanzwe mu bwenge bwayo butagira akagero no mu rukundo rwayo. Yaremye Lucifer, inyenyeri ya mu gitondo. Izina rye risobanura utwaye umucyo. Yari umukerarubi, umwe mu biremwa byo mu ijuru biba hafi y'Imana Uwiteka. Lucifer ntiyari mwiza gusa, ahubwo yari umuyobozi wakurikirwaga n'abandi bamarayika bose. Yari yambaye amabuye y'agaciro, yuzuye ubwenge kandi akarasa ubwiza. Imana ntiyaremye ikibi, ahubwo yaremye ubuziranenge. Lucifer yari urashaka ko dukomeza iki kiganiro, kora subscribe kugira ngo tugendane neza muri iki kiganiro. Ariko hari ikintu cyabaye muri we, igitekerezo cyafashe umuzi mu mutima we, kwishyira hejuru. Kubera kubengerana kwe, Lucifer yemerera uyu mutima wo kwishyira hejuru kumurya. Icyo yari afite nk'impano ikomeye cyahindutse urupfu rwe. Ubwiza buri wese yakundaga bwabaye isoko y'ibyago bye, kandi inyota yo guhimbazwa yamurangirije buhoro buhoro. Icyo cyifuzo cyahinduye byose. Aho ari urumuri, umwijima watangiye gukwira gahoro gahoro. Ntibyari bikimukwiye guhimbaza no gukorera Imana gusa. Icyifuzo cyo kwiyemera cyavutse muri we. Yifuzaga guhimbazwa ubwe, yifuzaga kwishyira mu mwanya w'Imana ubwayo cyangwa se hejuru yayo. Akavuga ati, nzazamuka mu ijuru, nzashyira intebe yanjye hejuru y'inyenyeri z'Imana, nzaba nk'isumba byose. Lucifer ntiyashakaga gukorera ukundi. Yatangiye kwifuza guhimbazwa. Ntiyashakaga kongera kugaragaza ubwiza bw'Imana, ahubwo yifuzaga ubwiza bwe ubwe ku giti cye. Icyo gihe nicyo cyasenye ituze ryariho. Lucifer yahagaritse kuba umugaragu, aba umwanzi w'Imana. Kandi ntiyabikoze wenyine, yashoboye kwemeza 1/3 cy'abamarayika kumushyigikira. Ibyaremwe ngo bihimbaze Imana byahindutse abigometse ku muremyi wayo. Bityo intambara yo gukomera Imana iratangira. Iyi ntambara ntiyari ikigereranyo, yari y'ukuri, iy'umwuka kandi y'iherezo. Ariko ntukibeshye, iyi ntambara ntiyari hagati y'abangana. Hari imyumvire ikunze kuvugwa kenshi ku buryo abantu benshi bayemera batabanje kubaza. Ni ishusho y'urugamba rw'iteka hagati y'icyiza n'ikibi, nk'aho Imana na Satani bahagaze ku rwego rumwe. Urumuri kurwanya umwijima, ijuru kurwanya ikuzimu. Ariko reka nkubwire ibintu Bibiliya isobanura neza. Imana nta mwanya ifitanye n'undi wese. Nta kiremwa na kimwe, yaba ku isi cyangwa mu ijuru, gishobora kugereranywa n'umuremyi. Imana ntirimo kurwana ngo irebe niba izatsinda. Yaramaze gutsinda. Iyo nyigisho y'ikinyoma yo kuba icyiza n'ikibi bisa nk'ibiringaniye si iyanditse muri Bibiliya. Ni ukugoreka katurutse mu bitekerezo by'abantu, mu mashusho y'amafilime no mu nkuru z'abantu, ariko atari mu bwami bw'Imana. Satani si igice cy'umwijima ngo gishyire mu buryo uburinganire bw'ikirere. Ntingana mu mbaraga, ntibanganya ubushobozi mu butware cyangwa mu bwiza. Ni ikiremwa cyaremwe kandi nta kiremwa gishobora kugereranywa n'umuremyi wacyo.
Igihe Lusiferi yagomereye ntiyabaye umwanzi ukomeye uhwanye n'Imana, ahubwo yahise aba umwanzi watsinzwe uhereye igihe yahindukiraga urumuri. Intambara yo mu ijuru n'igihe cya Lusiferi cyagenwe byamaze kwandikwa no gushingwa mu gitabo cy'ibyahishuwe. Igihe intambara yabereye mu ijuru, Mikayeli n'abamarayika be barwanye na cya gisimba cy'inkazi n'abamarayika bacyo nabo. Satani ntaza wenyine, azana n'ingabo z'abamarayika baguye, ariko umuhagarariye umwami Mikayeli, umumarayika mukuru, intwari y'ubudahemuka, umuyobozi w'ingabo z'Imana n'umurinzi w'abantu bera, ahagurukira kumuhagarika. Iyo kwigomeka gutangiye, Mikayeli arahaguruka afite inkota yaka umuriro, ayizamuye hejuru, ahamagara ingabo zo mu ijuru ngo zirengere ubwami bwo mu ijuru. Ingabo nyinshi z'abamarayika b'indahemuka ziryohereye inyuma y'umuyobozi wayo, ziteguye urugamba rufite igisubizo cy'iherezo, kandi igisubizo cyari cyaranditswe kare. Ntiyashoboye gutsinda, kandi ntiyahabonetsemo umwanya ukundi mu ijuru. Wa nzoka nini yamenwe hasi, ya nzoka yo hambere yitwa umwanzi w'Imana na Satani, uyobya isi yose, yajugunywe ku isi, n'abamarayika be bajugunywa kumwe nawe. Satani yatsinzwe hamwe n'abamarayika bose bamukurikiye. Lusiferi ntiyigeze kugira amahirwe yo guhangana n'Umuremyi. Uwo muterankunga w'ibirego yajugunywe hasi, kandi buri mumarayika wamushyigikiye yambuwe umwanya we mu ijuru. Dukomeze tugendane neza muri iki kiganiro. Imana ntiyarwanye na rimwe cyangwa se n'uwo ari we wese. Imana ntiyigeze kwinjira ku rugamba. Byari abamarayika b'indahemuka bayobowe na Mikayeli, bakurikije itegeko ry'Imana. Ibi biduhishurira byinshi. Imana nta n'icyo yakoze ngo itsinde Satani. Icyo cyari igihano cyabo cya mbere, kubirukana bajugunywe bava mu bwami bwo mu ijuru, bimanuka ku isi, kandi bamwe nawe baguye bose. Lusiferi ntiyigeze kugira amahirwe yo guhangana n'Umuremyi. Uwo muterankunga w'ibirego yajugunywe hasi, kandi buri mumarayika wamushyigikiye yambuwe umwanya we mu ijuru. Imana ntiyarwanye. Imana ntiyigeze kwinjira ku rugamba. Byari abamarayika b'indahemuka bayobowe na Mikayeli bakurikije itegeko ry'Imana. Ibi bidutwigisha ko byinshi. Imana ntacyo ikoze ngo itsinde Satani. Icyo cyari igihano cyabo cya mbere, kubirukana bajugunywe bava mu bwami bwo mu ijuru, bimanuka ku isi, kandi hamwe nawe bagwa abamarayika baguye, abo bahoraga bererana mu maso y'Imana. Bahoze ari urwererane, ariko ubu bagenda mu mwijima bafite umugambi wo gukururira abantu bose mu kurimbuka. Lusiferi yahise yitwa Satani, umwanzi, nyamara akenshi tuvuga kuri Satani, abadayimoni n'abamarayika baguye nk'aho ari ikiremwa kimwe, ariko siko bimeze. Bibiliya ibitandukanya neza, natwe dukwiriye kubitandukanya. None abamarayika baguye ni bande nyakuri? Ni abamarayika bahoze bahagarara mu maso y'Imana, baremewe mu bwiza, babaga mu ijuru, kandi bitabiriye kwigomeka kwa Lusiferi. Iyo yagwaga, nabo baragwagwa kumwe nawe. Ntiyabambuye kamere yabo y'umwuka cyangwa ubwenge bwabo n'ubushobozi bwo gukora. Icyo batakaje ni umwanya wabo mu bwami bw'Imana, ariko icyangombwa, ntibahindutse abadayimoni. None si abadayimoni ni bande, cyangwa se ni bantu ki? Bibiliya ntisobanura neza inkomoko yabo, ariko hari ikintu kimwe kigaragara. Abadayimoni ni imyuka itagira umubiri, ni ibiremwa byanduye bidafite aho biba mu ijuru cyangwa ku isi. Nta mubiri bifite, ariko bihora bishaka umubiri wo guturamo. Niyo mpamvu Yesu yirukanaga abadayimoni mu bantu bari babatuyemo, kuko abadayimoni bakeneye gutura mu mubiri kugira ngo bakore ibikorwa byabo. Mu ivanjiri ya Luka, igihe Yesu yakizaga umugabo wari ufite abadayimoni mu karere ka Gadareni, abadayimoni bari muri we bamwinginga bati,
ntutwoherereze ikuzimu basaba kwemererwa kwinjira mu mukumbi w'ingurube. Ibi byerekana ko uko bameze bazerera bashaka kandi bakigarurira. Abamarayika baguye bo ni bantu ki? Ntabwo bashaka imibiri, bari ku rwego rutandukanye kuko bahoze ari umurongo w'itegeko ry'ijuru, nyamara baracyafite urwego rw'akazi n'imiterere n'ingaruka. Ntibazenguruka batagira intego, bafite imitegurire isobanutse. Pawulo abisobanura neza ati, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo turwana n'imyuka. Kurwanya abatware, kurwanya abafite ubushobozi, kurwanya abatwara umwijima w'iyi si, kurwanya ingabo z'umwuka z'ibibi mu ijuru. Abo batware n'ubushobozi ni abamarayika baguye, bashyizwe mu myanya mu buryo bateguwe neza, bakora bakurikije imigambi isobanutse, kandi umuyobozi wabo Satani ntiyigeze arekura intebe ye y'umwijima. Kumenya iri tandukaniro ni ingenzi. Mu gihe abadayimoni bagabaga ibitero ku bantu ku giti cyabo, abamarayika baguye bo bagira ingaruka ku buryo bwagutse, ku nzego zose, ku by'umwami, ku miterere y'imiyoborere, ku mategeko ndetse no ku mico. Ariko aha niho benshi bibeshya. Kuki Imana yabyemera? Kuki batamenaguwe ako kanya cyangwa se ngo bakurwe mu mwuka, ahubwo bakajugunywa ku isi? Uhereye uwo mwanya ijuru ntiyongeye kuba umurongo w'intambara. Intambara yimutse iza hano ku isi. Hari impamvu nyinshi zituma ibi biba. Cya mbere, tugomba gusobanukirwa ikintu cy'ingenzi. Imyuka ntipfa nk'uko imibiri yacu y'umubiri ipfa. Yesu ubwe yarabisobanuye neza. Imana ni umwuka, kandi igihe Imana yaremaga abamarayika yabaremye nk'ibiremwa by'umwuka. Ibi bisobanura ko nta mibiri y'umubiri bafite nk'uko twebwe tubigira tuyifite, bityo ntibahura n'urupfu nk'uko wowe cyangwa njyewe tubyumva. Satani ntiyashobora kurimburwa nk'uko abantu barimburwa. Ntashobora guhita ahagarara. Kubaho kamere ye ni umwuka, kandi ibiremwa by'umwuka ntibikurikiza amategeko amwe n'isi y'umubiri. Ariko hari ukuri kurenzeho tugomba kwitaho. Imana ni nyir'ubutabera bwuzuye. Mu butabera bwayo budatunganye, nta kiremwa na kimwe kirimburwa kitabanza guhabwa urubanza, igihe cyabo kitaragera gusa. Ntibageragezwa n'urubanza rw'Imana, kuko baremwe nk'ibiremwa by'umwuka by'iteka ryose, kandi ku mpamvu zimenyerwa gusa n'Imana, yemeye ko bakomeza gukora igihe runaka kugeza ku munsi wateganyijwe. Yego, niyo Satani azahura n'urubanza, si uko ibimenyetso bimushinja bidahari, ahubwo kuko urubanza ari igihe cy'itegeko ry'Imana ry'ikirenga. Urubanza si gusa igihano, ni itangazo ry'ukuri ku mugaragaro rizagaragaza ubutabera bwuzuye bw'Imana imbere y'isi yose. Niyo mpamvu ibyahishuwe bivuga ku munsi ukomeye w'urubanza. Urubanza, umunsi aho byose bizamenyekana, aho buri kiremwa, yaba umumarayika cyangwa umuntu, bazatanga raporo yo ku byakozwe. Nta n'umwe ushobora kuvuga ko atigeze ahabwa amahirwe, ko atigeze yumva, cyangwa ko atigeze ahabwa ubutabera bukwiye. Uwo munsi turageraho kugeza ubu ngubu, ariko uranditse kandi ruzaza nta gushidikanya. None se kuki Imana yemereye Satani gukomeza kubaho? Nuko Imana ititwara nk'uko twe twitwara. Twebwe dushaka ibisubiza ako kanya, dushaka ko ikibi gihita gishira, ariko Imana ntiyihutira, ikoresha umugambi wihariye. Buri munsi w'igihe cyacu, buri cyemezo dufata, buri rugamba duhura narwo, rwose byuzuzwa mu mugambi munini. Umugambi aho kwihangana kw'Imana kugaragara nk'intege nke, ahubwo kugaragaza urukundo rwayo n'ubutabera bwayo. Uko Satani yajugunywe, nawe azahura n'urubanza, kandi ntazabasha guhisha cyangwa kwirengera amahano ye. Ariko icyo gihano kizageraho igihe umucamanza ubwe azaba abyemeje. Kugeza ubwo dukomeza urugendo rwacu tuzi ko ubutabera bugeze, kandi ko Imana nubwo ishobora kugaragara nk'iyatinze, itananirwa na rimwe.
kugenzura isi n'ikirere byose. Yahisemo gutegereza kugeza ku rubanza rwa nyuma kugira ngo twigire ku kwihangana, kumenya gutandukanya ibikwiye n'ibitari byo, no kwizera neza ubutabera bwe bwuzuye, kuko intsinzi ye ntiyigaragaza mu kurimbura ako kanya, ahubwo igaragarira mu gukiza neza byose. Wibuka Yobu, Satani ntiyashoboraga kumukoraho na gato atabanje gusaba uruhushya, kandi iyo Satani yagerageje gukora, Imana yahinduye byose ngo ishimishe. Ibyo si urugamba ruringaniye, ni ububasha bwuzuye. Imana ifite ubutegetsi bwose. Ibi bisobanura ko nta kintu na kimwe, nta na kimwe cyayimerera nabi cyangwa se cyayigereranya kiri hanze y'ubugenzuzi bwayo. Nubwo Satani afite urwango rwinshi, aracyafunze mu mfuruka Imana yemera. Ariko kandi ikibazo abantu benshi bibaza ni iki: niba Imana yari imuzi neza ko Lusiferi azamugomera, kuki yamuremye mu ntangiriro? Hari ikintu Imana iha agaciro kurusha gukoresha ingufu ngo ibeho mu bwumvikane. Ikintu yashyize mu biremwa byose, harimo n'abibye kure cyane, uburenganzira bwo guhitamo. Uburenganzira bwo guhitamo nibwo buryo bwonyine bwo kuba umunyafuri. Nubwo Satani akomeje gukorera ku isi, ntugomba kwibeshya. Imana igenzura byose. Ibyo Satani akora byose biri mu maboko y'Imana, kandi nta kintu na kimwe gishobora kumubuza umugambi wayo. Urugero rukomeye ni Yobu. Nubwo Satani yashakaga kumugerageza, ntiyashoboraga gukora na kimwe atabanje gusaba Imana uruhushya, kandi icyo gikorwa cyose Satani yakoze cyaje ku nyungu y'Imana, kigaragaza ubwiza bwayo n'ubutabera bwayo. Ibi bitwigisha iki? Ko Imana ifite ububasha bwuzuye, kandi ibyo ntibisobanuye ko idakunda guha ibiremwa byayo uburenganzira bwo guhitamo, kuko Imana yahaye buri kiremwa, yaba abamarayika yaba abantu, ubushobozi bwo guhitamo. Icyo nicyo gituma umuntu aba umunyafuri yisanzura. Nta butegetsi cyangwa imbaraga zishobora gusimbura ubushake bw'umuntu. Igihe Satani yaremwe yari afite amahitamo. Yashatse kwirukanira Imana, kandi yatsinze gutera kwishyira hejuru. Ariko ubwo kwigomeka kwiwe ntiyabashije kugera ku butegetsi bw'Imana. Nubwo yihariye uburenganzira bwo guhitamo, ntashobora guhagarika umugambi w'Imana. None se kuki Imana itaramuhisha ako kanya? Ni impamvu nyinshi. Icya mbere, Imana ishaka kwigisha abantu n'abamarayika bose kwihangana no kwizera ubutabera bwayo. Buri munsi dutera imbere mu mibereho yacu. Buri kintu dukora ndetse n'ibigeragezo duhura nabyo, byose byuzuzwa mu mugambi w'Imana. Ibyo bitwigisha gukomera, ukwizera, kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, no kwizera ko ubutabera buzaza mu gihe cyacyo. Icya kabiri, Imana ishaka ko isi yose ibona uko ubutabera bwayo bwuzuye. Urubanza rwa nyuma ruzagaragaza ukuri ku mugaragaro, kandi ruzatuma abakoze icyiza bahabwa agaciro, naho abakoze ikibi bahabwa igihano gikwiye. Uwo munsi nturagera ubu ngubu, ariko uranditse, kandi ntuzigera utinda, cyangwa se tuzabura kuwugeraho. Iyo dusoma ibyahishuwe, tubona neza ko hari umunsi ukomeye w'urubanza. Buri kimwe, yaba umuntu cyangwa umumarayika, azatanga raporo ku byo yakoze. Nta n'umwe uzavuga ngo ntiyigeze ahabwa amahirwe cyangwa ngo atigeze yumva. Kandi ibyo nibyo bituma Imana itarica Satani ako kanya. Satani azahura n'urubanza rwuzuye, ariko igihe cyacyo n'igihe Imana yateguye. Mu gihe dutegereje uwo munsi, dushobora kwiga isomo rikomeye: kwihangana no kwizera. Uko twihangana ku byago ni ingenzi n'ubuzima, niko tugaragaza kwizera kwacu mu butabera bw'Imana. Satani ashobora gukora ibibi, ariko ntashobora guhagarika umugambi w'Imana. Ubutabera bw'Imana ni ubwuzuye, kandi nta kintu na kimwe gisumba ubushobozi bwayo. Ikindi kandi, byakozwe n'abamarayika baguye biratwigisha byinshi. Abamarayika baguye si abadayimoni bagize uruhare mu kwigomeka kwa Lusiferi, kandi bagiye ku isi, ariko ntibahindutse abadayimoni. Bafite kamere y'umwuka, bafite ubwenge, kandi bagumana ubushobozi bwo gukora.
ariko nta mwanya mu bwami bw'Imana. Abadayimoni ku rundi ruhande ni imyuka itagira umubiri igerageza gutura mu bantu cyangwa mu bindi biremwa kugira ngo ikore ibibi. Ibi bitwereka itandukaniro rikomeye hagati y'abamarayika baguye n'abadayimoni. Nk'uko Pawulo abisobanura mu Befeso 6:12, urugamba rwacu si urwo mu mubiri ahubwo ni urugamba rw'umwuka. Abamarayika baguye bafite ubushobozi bwo guhindura imiterere y'isi, gukurura inzego z'ubutegetsi no kuyobora imico y'abantu, ariko byose biri mu maboko y'Imana. Imana ishaka ko dukomeza kwizera, kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi no gukurikiza imigambi yayo. Bityo iyo dusubije amaso inyuma ku byabaye mu ijuru, tubona ko Satani ari umwanzi ariko adashobora kurusha Imana. Nta kintu na kimwe kiri hanze y'ubugenzuzi bwayo, kandi igihe cyose Imana yemeye ko Satani akomeza kubaho, nicyo gihe cyo kwigisha kwihangana, kwigira ku byo twahuye nabyo no kwizera ko ubutabera buzaza ku gihe cyacyo. Uyu ni umwanya mwiza wo kwibuka ko nubwo ibibi bihari, Imana ifite umugambi wose kandi intsinzi yayo iratureba isomo, irazatubera ubusomo no kutwigisha. Abamarayika baguye, Satani n'abadayimoni bose bazahura n'urubanza rwuzuye kandi ntibashobora kwirengera. Mu gihe dutegereje uwo munsi, dukomeza urugendo rwacu twizeye ko ubutabera buzaza. Dukomeze guharanira gukora ibyiza, dukomere ku kwizera kandi twizere ko intsinzi y'Imana idashidikanywaho. Satani ashobora gukorera ku isi ariko ntashobora guhagarika umugambi w'Imana cyangwa gukuraho urukundo rwayo n'ubutabera bwayo. Ubushake si impamvu yo gukora icyaha, ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Imana ntiyaremye imashini, ntiyaduhimbye nk'abana b'impu cyangwa ngo yongerere abamarayika bayo porogaramu nk'amarobo badafite ubushake bwabo. Ahubwo Imana yashakaga ko ibiremwa byose, buri kimwe cyose, bigira amahirwe yo guhitamo. Yego, ibyo birimo Satani, abamarayika bamukurikije ndetse nawe nanjye. Ikibazo gikomeye ni iki: kuki Imana yahawe abantu n'ibiremwa byose ubushake? Nubwo yari imuzi neza ko bamwe bashobora kwigomeka, igisubizo kirakomeye ariko kiroroshye, kuko nta bushake, nta rukundo. Urukundo ntirushobora guterwa cyangwa gushyirwa nk'umuntu. Urukundo muri kamere yaryo rugomba guhitamo ubwabyo. Niba Imana yari kuduhatira kugira urukundo, ntiyari kuba data, yari kuba umutegetsi wacu. Niyo mpamvu igihe yaremaga abamarayika yabahaye ubushake bwabo, kandi igihe yemeraga abantu yakoze kimwe. Yashakaga umubano nyawo, si ugukurikiza amategeko gusa. Yego, ibi byari bisobanuye ko hari amahirwe yo kuba umuntu yahitamo kugenda cyangwa kuvuga oya k'Umuremyi. Satani nibyo yakoze, kandi abandi benshi bakoze kimwe kuva icyo gihe. Ariko ibi ntibihindura umugambi w'Imana. Ntacyo yahinduye ku mpano yo guhitamo, kuko nubwo kwigomeka kubaho, ubushake bw'umuntu nibwo nzira yonyine iganisha ku bwisanzure, iganisha ku rukundo nyakuri. Ibaze ibi ngibi: ni ubuhe agaciro kwizera kwawe kwaba gufite niba utabashaga gushidikanya? Ni ubuhe butumwa bwiza bwo kwigobotora kwawe kwaba bufite niba utabasha guhitamo kutubahiriza amategeko? Kandi urukundo rwawe ku Mana rwaba rufite akahe kamaro niba nta yandi mahitamo wagiraga? Imana ntiyifuza abayoboke bayubaha gusa ku ngufu cyangwa ku itegeko. Ishaka abana bayikunda ku bushake, nta gutera ubwoba, kuko ariyo mpamvu yemera ko ubushake bubaho, nubwo rimwe na rimwe bwatera ububabare. Nubwo Satani yigometse ku Mana, Imana ntiyakuyeho ubushake bw'abaremwe bose mu isi yose. Kubikora byari gusuzugura kamere yayo. Imana ikunda ku bushake kandi ikita ku bantu idategetse. Niyo mpamvu urubanza rutageze kugeza ku munota wa nyuma. Imana irimo guha ibiremwa byose umwanya wo guhitamo. Irategereza, kuko urukundo rw'ukuri ruhora
rutegereza. Urukundo nyakuri rushobora kwiyubaka gusa ahantu hari amahitamo yo kurwanga. Ibaza ibi bintu: Imana iha ibiremwa byayo ubushake bwabo, ariko iyo umuntu akoresheje mu kwigomeka Imana, ako kanya ihita ibirimbura. Ese ibyo byaba byubahirije ubutabera? Ese byahura n'umurimo wayo? Ubu tugiye kugera ku kibazo kimwe gikomeye cyane kuri iyi ngingo. Ese Imana ishobora gukuraho ikintu yonyine ubwayo, ikintu yatanze? Ubushake bwo guhitamo ku buntu si igitekerezo cyangwa teolojiya gusa, nicyo kinyamakuru cy'umugambi w'Imana. Niba Imana yari kurimbura Satani, ariko ako kanya nyuma guhitamo kwe, mu by'ukuri yari guhindura ubwisanzure bwari bwahawe. Byari kuba nko kuvuga ngo uri umunyafuri, urisanzuye, ariko niba utakoze ibyo nshaka byose urapfa ako kanya. Ibyo si ukwisanzura nyakuri, ni ugukoresha abantu mu buryo bw'ikinyoma bita guhitamo. Aha niho benshi batakaza umucyo, bategereza ko Imana yitwara nk'umucamanza w'abantu. Igihano cyihuse, ubutabera bwihuse, ikibazo gikemutse. Ariko Imana ntitekereza nk'uko twebwe dutekereza. Ubutabera bwayo, ubwihuse, ubutungane bwayo ntibukora mu kwihutira cyangwa mu guhungabana. Imana ntiyihaniriza ku buryo bw'ikigereranyo, igenzura neza kandi ifite intego. Niyo mpamvu itarimbuye Satani ndetse n'abamarayika bamugomeye. Kubikora byari gukuraho ubushobozi bw'ubushake bwo guhitamo kuba bufite agaciro. Ni iki cyaba gisigaye mu kiremwa niba guhitamo kose kubangamiye bihita bisobanurwa nk'urupfu? Imana yubahisha n'amahitamo ayigiraho uburakari. Ibi si uko yiyemera cyangwa byemewe, ahubwo bisobanura ko ikomeza kuba indahemuka ku mugambi wayo. Ibi ni bimwe mu bintu bigoye cyane gusobanukirwa. Ubushake Imana itanga bushobora no guteza umutekano muke cyangwa akajagari, ariko kandi ikomeza kubutanga kuko urukundo rwayo ntirushaka kugenzura umuntu, rushaka guhindura umuntu. Kandi impinduka nyakuri zibaho gusa iyo uhitamo Imana ku mpamvu z'ubwumvikane, ntabwo bibera kuberaho gutera ubwoba. Niba Imana yari kurimbura Satani ako kanya, ibindi biremwa ntabwo byari kwiga ikintu na kimwe. Habayeho ubwoba gusa, ariko nta bwumvikane, kwirinda gukora amakosa ariko nta rukundo. Igihano cyihuse cyari gutuma haba ituze gusa, ariko ntibyabaye ubutagatifu, kwigoboka ku ngufu ariko nta gukizwa. Imana ntiyifuza ijuru ryuzuye ibiremwa byubaha kubera ubwoba gusa. Ishaka ubwami bwuzuye abana bahindutse kubw'imfura n'ubuntu. None se hari umugambi wihishe ushobora kubaho? Ese Satani ubwe ashobora kuba igikoresho? Nibishobora kugaragara nk'igitangaje cyangwa kitoroshye kwemera, ariko biri muri Bibiliya. Iyo urebye mu maso y'umwuka hagaragara ukuri gukomeye. Ese bishoboka ko Satani nubwo yaramugomekeye agikora umugambi munini w'Imana? Si uko Imana yiyemera cyangwa yemera ibibi bye, ahubwo nuko Imana ifite ububasha bwuzuye ku buryo n'ibyo umwanzi ashaka gukoresha mu kurimbura, Imana ibihindura igikoresho cyo kugaragaza icyubahiro cyayo. Urugero rukomeye rw'uku kuri ni Yesu. Guhera mu ntangiriro z'icyo yakoraga, Satani yari ahari, si inshuti ahubwo nk'umukeba, nk'ikigeragezo, nk'umuriro uhatira gucibwa umwanda. Yesu yajyanywe mu butayu n'Umwuka Wera ngo ageragezwe, aho mu minsi 40 yose Satani yaje kumugerageza. Imbere ye yamuhaye umugati igihe yari yunze, yamuhaye izina rikomeye, imbaraga, ubutegetsi byose iyi si isenga. Ariko Yesu ntiyapfushije ubusa, yasubije akoresheje ijambo ry'Imana. Biranditswe, yahanganye n'igeragezwa ryose kandi ahagaze nta kuyoba. Binyuze muri ibyo yagaragaje ukuri kumwe gusa we wenyine yari akwiye.
niwe wenyine watsinze igerageza ushobora kwihanganira icyaha cy'isi yose kugira ngo adukize. Yesu yagombaga kubaho ubuzima tudashobora kubaho, hanyuma yiteguye gupfa mu mwanya wacu, azana icyaha cyacu kuri we. Mu gutsinda igeragezwa rya Satani, Yesu yagaragaje ko ari intama idafite icyaha. None se igeragezwa mu butayu ntiyari imbogamizi mu mugambi w'Imana, ahubwo ntiyari igice cy'ingenzi cyayo? Satani yatekerezaga ko ari ugucisha intege Yesu, ariko yari ari ukwerekana ububasha bwe, agaragaza ko nta n'umwe w'ubwoba, imbaraga cyangwa icyubahiro cy'isi gishobora kumurambika umwana w'Imana. Kandi nyuma yaho, hafi y'iherezo ry'iminsi ya Yesu, Satani agaruka. Ubu umwanzi yibasiye umutima wa Yuda, uwo mwigishwa wari kuzamubeshya, uwacuruje Umukiza ku mafaranga yoroheje gusa. Satani yinjira muri Yuda witwa Isikariyoti, wari umwe muri 12 mu ntumwa za Yesu. Ni Satani watanze imbuto yo guhumeka, yahaye umurongo wo kuyobora Yesu ajya ku musaraba wa Karuvali. Ariko icyo kidasanzwe ni iki? Ese Yesu yashoboraga gupfa ku byaha by'isi yose niba nta wamuteye igicumuro? Ese hari umusaraba utagira guhemuka? Kandi ese hari gukizwa utari ku musaraba? Nanone tubona Imana ifite imigambi mibi y'umwanzi, ikayinjiza neza mu mugambi wayo w'iteka ryose. Si uko ikibi ari cyiza, ahubwo nuko Imana ishobora gukoresha umwanzi wayo kugira ngo ishyire mu bikorwa umugambi wayo. Imana yemeye ko Satani akomeza kubaho, kuko nubwo akora ibibi, umwanzi atabizi yaje gufasha umugambi w'Imana. Ibi ntabwo bihindura Satani umumarayika w'indahemuka, bigaragaza ko ari umwanzi watsinzwe wuzuye kwirengagiza, ariko agera ku kintu yari ashaka kuzuza kugira ngo akize mu buryo atazi. Kandi aha harimo isomo ryacu: nta muntu n'umwe umwanzi akujugunya gishobora kurenga ubushobozi bw'Imana. Niba ari igeragezwa, mu guhemukirwa cyangwa ububabare, byose bishobora guhinduka byiza. Buri kintu gishobora gukoreshwa, kuko umugambi w'Imana nta bwenge ufite icyuho. Nubwo ibihe bikomeye duhura nabyo bishobora kugaragara nta mpamvu bihari, byose bigira uruhare mu mugambi w'Imana. Mu bibazo bikomeye, mu gihe watekerezaga uti Imana iri hehe ubu ngubu, yari ihari, ikoresha n'ububabare bwawe nk'igice cy'inkuru nini cyane, inkuru utarashobora gusobanukirwa. Ese ibyigeze kubaho ni ibihe? Ese warahuye n'ikintu kigaragara nk'ikitari cyo cyangwa kidashobora gusobanurwa icyo gihe, hanyuma inyuma ukamenya ko Imana yakibyazamo icyiza? Tubwire mu bitekerezo hasi. Inkuru yawe ishobora gucana urumuri ku bandi, kandi ubuhamya bwawe bushobora kuba ihumure umuntu akeneye koko. Wibuke, umwanzi ashobora kubabaza, ariko Imana irahindura. Ariko hari ijambo rimwe rinanirana muri Bibiliya yose, uhera ku ntangiriro kugeza ku musozo. Ijambo rishushanya Imana birenze, harenze ubutabera bwe, harenze imbaraga ze, harenze no mu ijuru ubwaryo. Urukundo Yesu yagaragaje ibi neza, urugero rwe ruterwa amarangamutima cyane. Inkuru y'umwana w'umuhungu wasize iwabo. Hari umubyeyi wari ufite abana 2, umwe muri bo yasabye imitungo ye hakiri kare, maze ajya kure. Yagiye kure cyane, ayasesagura nta buryo, agera ku bihombo bikomeye. Ariko kandi igihe yatekerezaga gusubira, se ntiyamwirukanye, yamurindiriye amureba avuye kure, amaboko afunguye. Uyu ni w'Imana yari we, kandi ibi bitera ikibazo gikomeye. Ese urukundo nk'uru rwerekanwe ku bamarayika baguye? Ntabwo tuzi neza, Bibiliya ntisobanura niba bashobora kwicuza, ariko hari ikintu kimwe tubona neza: Imana ntiyarimbuye, kandi ibi bivuga byinshi. Niba Imana yari ukuri gusa kwihuta, ubutabera bwari kuba bwageze ako kanya, ariko ntabwo bwageze. Abamarayika baguye bararimbuwe, ariko bakomeje kubaho. Kandi ibi bishobora gusobanura ikintu kimwe gusa: Imana yahisemo gutegereza.
Ese ni impuhwe, ni ukwihangana, ni urukundo, wenda byose hamwe, kuko urukundo rw'Imana ntirwihariye gusa ku bayubaha. Imana yavuze iti mukunde bagenzi banyu, mukunde abanzi banyu, mukunde ababakunda kugira ngo mube abana b'umubyeyi wanyu mu ijuru. Yategeka izuba kuzamuka ku byiza no ku bibi, kandi akohereza imvura ku bakiranutsi no ku batari bakiranuka. Imana ntiyikuramo ako kanya abamunaniza, kuko urukundo rwayo ntirushingiye ku musaruro cyangwa ku byo umuntu akora. Urukundo rw'Imana ruhindura, kandi rimwe na rimwe iyo impinduka isaba gutegereza kugeza ubu twavuze kwihangana kw'Imana. Urukundo rwayo rutegereza ku butabera bwayo butihutira, ariko ibyo ntibivuze ko urubanza rutazagera. Imana ntiyitwara nk'umuntu ubangamiwe n'ibibi, ntireba kwigomeka mu buryo bworoshye, ntisiga ibibazo bitarangiye. Mu buryo bworoshye Imana igeneye igihe cyose ku kintu cyose, kandi urubanza rwa nyuma rwarateguwe mu buryo buhoraho. Bibiliya isobanura neza Imana ntiyirengagije abamarayika bakoze icyaha, ahubwo yarabaretse, yabaroshye mu muriro w'iteka. Bafungirijwe mu biryo by'umwijima, bategetswaho kugerwa urubanza, barategereje, ntabwo baribagirwa, ntabwo barabatijwe, ntabwo bategereje gutyo gusa. Umunsi w'igeragezwa no kubazwa uracyahari. Imana ntiyubahiriza urubanza itabanje gutegura urukiko, kandi urukiko rw'iteka rwamaze gutegurwa. Umucamanza ni Kristo ubwe, kandi icyemezo cye kizaba icyanyuma. Mu Byahishuwe 20 Yohana atwereka ishusho itwigisha bikomeye, intebe yera ikomeye, igitabo gifunguye, imitima yose ihagaze imbere ye, buri wese afite ubwoba. Yategeka izuba kuzamuka mu byiza no mu bibi, kandi akohereza imvura ku bakiranutsi no ku batakiranutsi. Imana ntiyikuramo ako kanya abamunaniza, kuko urukundo rwayo rushingiye ku musaruro cyangwa ku byo umuntu akora. Urukundo rw'Imana ruhindura, kandi rimwe na rimwe iyo impinduka isaba gutegereza kugeza ubu twavuze, nk'uko bikomeza kugenda ku bushake bw'Imana. Ibi bishobora kugaragara nk'imbaraga, ariko byose ni iby'igihe gito. Nta kimwe muri ibi ngibi gihindura igisubizo. Igihe Kristo azaba ari umwami, intebe ye ntizigera ihinduka, isezerano rye ntirizatsindwa, kandi wowe niba uri muri we ugira uruhare rwuzuye muri iyo ntsinzi. Si ukwirebera gusa, ahubwo nk'umurage, nk'umwana we, nk'igice cy'umubiri wa Kristo uhagaze neza ubwo umwanzi agwa. Icyatangiye nk'ikibazo kuki Imana itarimbuye Satani, cyaduhaye kubona ukuri kurenzeho. Imana ntiyarimbuye umwanzi kuko yari ifite umugambi. Umugambi werekana urukundo rwayo, kwihangana kwayo, ubutabera bwayo n'ububasha bwayo bwuzuye. Kandi uwo mugambi ntabwo urarangiye, urubanza ruzaza gusubiza ibintu mu buryo buzaba burangiye. Ubwami bw'Imana buzashyirwaho iteka ryose, kandi amaso yose azasukurwa. Nta kindi kizaba, nta kubabara, nta guseka, nta bubabare, kuko ibyo Imana yatangiye izabirangiza, kandi izabirangiza mu ntsinzi. Amen. Niba iyi video yagufashije gusobanukirwa umugambi w'Imana, kanda like, ukore subscribe kugira ngo iyi video igere kuri bose, kandi mwese mukomeze gutera imbere. Nyagasani akomeze abane namwe. Mwakoze. Dukomeza gushimira abakoze subscribe kuri iyi channel yacu, dukomeje kubashimira bivuye inyuma. Naho mu kiganiro cy'ubutaha.